Mwongeye kwirirwa mwese inshuti za IT FIACRE cyangwa se company yanjye yitwa FIACRE Technology FIATech. Nkomeje kubashimira kuba mudahwema kungaragariza mu kunshyigira muri views, muri comment, ni byinshi mu nkorera bikanshimisha cyane ko uruhare rwanjye muri ICT cyangwa se nishimisha muri izi video nshyira kuri YouTube nuko hari benshi bambwira bati watwigishije ibintu turabikora bikatugirira akamaro mu kazi kacu ka buri munsi, cyangwa se ntabyo twari tuzi turi kubimenya, umuntu akagira hava nahagera. Hanyuma uyu munsi tugiye kurebera hamwe, nkuko benshi babinsabye muri comment, kugira ngo mbahe formule cyangwa se functions zifashishwa cyangwa se zikoreshwa kenshi mu buzima bwa buri munsi, cyangwa se dushobora gukenera mu buzima bwa buri munsi. Hanyuma uyu munsi nateguye nyine Excel nkuko muri kuyibona. Dufite add, subtract, multiply, divide, sum, minimum, maximum, count A, average, median, if, count if na current time. Tugiye guhera kuri add. Urugero niba mfite hano umubare 5, hirya nkagira 6, niba nshaka guteranya iyi mibare ndandika ikimenyetso cyabihwanye, mbibutsa ko functions zose cyangwa se formulas zose ziri muri Excel, hafi ya zose ni na zose kwanza zikoresha ikimenyetso cyabihwanye igihe uri gutangira iyo function cyangwa se iyo formule. Dutangiza ikimenyetso cyabihwanye, ugakirika mu mubare wawe wa mbere, ugashyiraho ikimenyetso cyo guteranya, ugashyiraho wa kabiri, ugakanda enter, igiteranyo cy'iyo mibare kikabasha kugaragara. Hanyuma nimba hano ndi kuhashyira mpashyize imibare kanze mbereke, kanshyiremo ibara ritandukanye n'irindi kugira ngo njye mbasha kumenya uburyo biri kugenda neza, namwe biborohere. Bibutsa ko rwose ngamije kugira ngo mumenye computer. Hanyuma iyi mibare nyishyiremo hagati. Tugiye gufata hano muri subtract, gukuramo, mfate nk'umubare 9, hirya nshyireho 5. Ngiye gufatira 9 nkuremo 5, ndandika ikimenyetso cyabihwanye, nkirike ku mubare wa mbere 9, kandi ku kimenyetso cyo gukuramo nindangiza nkirike ku mubare wa kabiri. Ntago bikomeye, muhumure, kandi enter, mbashe kubona igisubizo cyo gufata 9 ugakuramo 5. Gukuba ngiye gufata 25 nkube 3 n'ibice wenda 4, nta kibazo. Ibyo wakuba byose ndaza nandika ikimenyetso cyabihwanye, nkirike mu mubare wa mbere, kiriho ikimenyetso cyo gukuba, nkirike mu wa kabiri, nkande enter, mbashe kubona igisubizo nyacyo. Ahangaha nta bicubu biriho. Hanyuma namwe murabibona mubikoze muri calculator, murabibona hano nimpinduramo nkashyiramo nka 34 n'ibice 6, ndabona ko ibice hano biri ku kandi nshyire muri general. Impamvu ibice byaburaga, iyo bice bitari kugaragaruza hano hejuru muri tab yitwa home, hejuru ugashyiramo ugashyira muri general, nibwo ubasha kubona. Ubu nishyiramo 25 nkuko nanayishyizemo, akirika hano, ibyo birakunda. Nishyiramo 3 n'ibice wenda 6, kubona ko biri guhinduka. Aha hose ngombe ndi muri general, nizere ko hose ndi muri general. Hano naho ndi muri general, aha ngomba kuba ibice, reka ndeke ibice birimo, sorry, hano nishyiramo ibice 3, urabona ko ibice biri kuzamo. Bibutsa ko ari ugukanda ikimenyetso cyabihwanye, ugashyiramo, ugakirika mu mubare, dutangire, ugakanda ikimenyetso cyabihwanye, ugakirika mu mubare wa mbere, ugashyiraho ikimenyetso cyo gukuba, ugashyiraho wa kabiri, ugakanda enter, igisubizo kikaza. Tugiye kureba divide cyangwa se kugabanya. Bibutsa ko izi video nahisemo kuzishyiramo mu Kinyarwanda, version z'icyongereza izaza nyuma.
divide cyangwa se division cyangwa se division mu gifaransa, ndandika umubare wenda 45 nshaka kuwugabanya, reka nze ibi bya hari harimo namba, mfate 45 nyigabanye wenda na gatatu, ndandika ikimenyetso cyabihwanye, nkirike mu mubare wa mbere nshyire ikimenyetso cyo kugabanya, nkirike ku mubare wa kabiri nkande enter, mbashe kubona igisubizo sum. Hanyuma rero sum ikoreshwa uteranya ibintu byinshi. Tuvuge nimba ibi twakomeje dukora ibi add, subtract, multiply na divide, ni ibimenyetso by'ibanze cyangwa se operations ziri basic. Ibimenyetso bikoresha guteranya, gukuramo, gukuba no kugabanya. Igihe ufata umubare umwe ukubundi uteranya ku wundi, uwukura mu wundi cyangwa se ugabanya ku wundi cyangwa se uwukuba ku wundi, bino twakoraga byo guteranya ugashyiramo akamenyetso ko guteranya biri possible, birashoboka. Ariko se ibaza ikibazo, iyi mibare yose selectings muri kuyibona, ndamutse nshaka kuyiteranya, ese ubwo nakoresha ka kamenyetso ko guteranya? Oya, ntabwo bikunda, cyangwa se byakunda ariko byakuvuna. Uburyo bwiza rero, tuvuge ko nshaka guteranya iyi mibare yose, iyi mibare ngiye kuyishyira mu ibara ry'icyatsi, niyo nshaka guteranya, iyi ngiyi, sibyo? Hanyuma kanongera inyuguti imibare, ndaza nandike equal sum, nandike kireho bracket, selecting imibare yanjye yose nshaka guteranya. Nkoze selection y'imibare yanjye yose nshaka guteranya, mpite nkanda bracket, nkande enter. Iyi sibona ko imibare yose iri mu ibara ry'icyatsi cyangwa se mu tuzu tw'icyatsi ingana na 213 n'ibice 8. Ubwo ibice bitanu bivuye hano byiteranye n'ibi bitatu bibasha kuba 8. Bisubiremo, ukanda equal sum bracket, ugaselectinga aho ushaka imibare yose ushaka guteranya aho iherereye mu buryo bworoshye rwose. Tugomba kuba aba expert muri computer. Ugafunga bracket, ugakanda enter, igisubizo cyawe kibasha kuza. Minimum, tugiye gushaka umubare muto muri iyi mibare dufite kugeza ubu, ndandika ikimenyetso cyabihwanye, nandike min, wabyandika mu nyuguti nkuru cyangwa into byose ni kimwe, ufungure bracket, uselectinge iyo range y'ahantu imibare yose iri, n'ibisubizo twabonye muri sum mbishyizemo, nindangiza mfunge bracket. Ubwo umubare muto nimba muri kubibona iraduha kangahe? 3. Hanze enter, 3 irabonetse. Tugiye kureba maximum umubare n'umubare munini muri range cyangwa se muri groupe y'imibare runaka ufite. Tugiye gukanda ikimenyetso cyabihwanye, nandike max, bishatse kuvuga maximum, kireho bracket, selecting imibare yose mbamaze kugira. Urabona ko umubare munini ari 213 n'ibice 8. Funge bracket, nkande enter. Dore hisi ubona ko ari umubare munini. Nindamuka mpinduye nkashyiramo ndurutu yunabonye, biribwiriza automatically byihindure. Nka hari 5, reka mashyire nka 700. Murebe hano hasi ni nkanda enter, harahita hihindura. Muri kubibona? Noneho sum murabona ko umubare no muto ubaye uyu, kuko hano twari turi muri subtract. Reka nsubizemo, kanjye nko muri multiplication, njye nko muri addition, kiri hano turebe nka umubare munini, turebe uburyo uri buze kuboneka, kiremo hano nka 90. Mpite mbona ko kubona ko umubare munini uri kugenda uhinduka. Umubare muto aha hari 3, reka mpahindure mashyire nka 7. Urabona ko umubare noneho umuto ubaye 3 n'ibice 3 muri iyi range yose. Count, iyi function yitwa count ikoreshwa igihe ushaka kumenya utuzu cyangwa se cells mu ndimi z'amahanga, utuzu turimo umubare. Tugira umubare tukagira na character cyangwa se text. Ubu ngiye kumenya ngo wese aho maze kwandika imibare muri Excel yanjye n'utuzu tungahe. Ndaza nandika ikimenyetso cya equal cyabihwanye,
nandike count, nshyireho bracket, nindangiza selecting cyangwa se mpitemo aho nshaka. Urabona ko akazu utu tuzu twose mpisemo, nshatse kuvuga ngo aha selectinze ni utuzu tungahe turimo imibare. Ubwo mfite hambere, aha kabiri, aha gatatu, aha kane, aha gatanu, gatandatu, karindwi, umunani, icyenda, icumi, cumi na rimwe, cumi na kabiri, cumi na gatatu, cumi na kane, cumi na gatanu. Ese koko nimfunga bracket irahita ivumbura ko utuzu hariya na selectinze utuzu nashyizemo imibare ari utuzu 15? Reka turebe. Dore 15 iraje. Muri make count yonyine ikoreshwa igihe ushaka guselectinga ahantu kugira ngo umenye ngo ni utuzu tungahe turimo imibare. Hanyuma count A, impamvu nabyegeranyije, count A ikoreshwa igihe ushaka kumenya ngo ese muri range runaka cyangwa se interval cyangwa se interval y'utuzu twose niyo na selecting no Excel yose ni utuhe tuzu twanditsemo. Ahambere tubonye ko ari ukubara utuzu turimo imibare, ariko aha niyo nakwandika akadomo irabara kako kazu nakanditsemo. Reka hano nandikemo nk'ijambo fifi, hirya nandikemo lolo, turebe uko itandukaniro rya count na count A. Ndaza nandike equal count A bracket selecting kugeza hano hose. Ndaselectinze ngarukiye kuri maximum kuko niyo ndi kugarukiraho, ariko n'amagambo fifi murabona ko na lolo byose birimo. Nindangiza mfunge bracket, ubu ngubu igiye kubara twatuzu turimo imibare ni 15, iyongereho utu tubiri. Iyo ireba imibare y'utuzu turimo ikintu runaka, yaba ari inyuguti yaba ari iki, ninkanda intugo ndabona 17. Murakoze cyane. Hano ninandikamo wenda O cyangwa ninandikemo inyuguti ya P, nkakanda enter, hano handitse 17 haraba 18 kuko utu tuzu natwo nari naduselectinze. Muri kutubona average ikoreshwa, tuvuge hano nanditse 4 5 6 7 8. Iyi mibare muri kuyibona, ngiye kuyishyira mu ibara ry'umuhondo kugira ngo mubashe kuyibona neza. Ngiye kuyishakira average, ndaza nandika ikimenyetso cyabihwanye average bracket selecting ya mibare yanjye yose nshaka gushakira average. Nindangiza cyangwa se mu wayene, nindangiza mfunge bracket nkande enter. Ubu ikintu ikoze, ifashe imibare yose uko ari 5 irayiteranya irangije igabanya umubare wayo ni imibare 5, irayiteranyije irangije igabanya 5. Hano turabona ko ari 9 15 22 30 ugabanyije 5 urabona kangahe? 6. Murakoze. Tugeze kuri mediane ikorwa gute? Mediane ni function twifashisha dushaka kureba umubare uri hagati mu mibare runaka, ariko ibyo byose bigakorwa yabanje kureba, iyo irabanza ikibwiriza igafata umubare muto ikayitondekanya mu buryo bwayo, igahita imenya ngo nkurikije uko nyitondekanyije ni uwuhe mubare urimo hagati. Ubu urimo hagati ni ukuvuga ngo ibumoso n'iburyo imibare ibihari ibigomba kubigira gute? Kuba ingana. Reka tubikorere. Reka mfate hano kuri mediane, reka hano mashyira umubare 45 67 89 34, nshyiremo na 23. Muri kubona ko nyanditse ivangavanze. Reka tuze kwibwiriza turebe ko irayandukura neza. Turaza wandike equal median bracket selecting imibare yanjye yose aho iri nshaka kureberamo umubare uri median, funge bracket nkande enter. Imbwiye ko umubare uri median ari 45. Ese no kubera iki? Tugiye kureba impamvu 45 ariyo ivumbuye ko ari uwo mubare uri muri median. Kanshyiremo irindi bara kugira ngo bitabagora. No kubera iki? Ubu 23 niyo yabonye ko ari yo mubare wa mbere mutoya, ikurikizaho 34,
ikurikizaho 45, ikurikizaho 67, ikurikizaho 89. Nimureba neza iyi mibare ni ibiri, n'iyi ni ibiri, usigayemo hagati uri median ni umubare wa 40 na kangahe na karindwi. Muri kubona ko ari urimo hagati, iburyo hari ibiri, n'ibumoso hari imibare ibiri. Murakoze cyane, mubonye uburyo bikorwa ndetse muzajya mumenya n'ahantu mubikoresha. Tugeze kuri if. Nk'ubu nshobora kuvuga nti if condition cyangwa se nibigenda gutya bigende gutya. Niko nabivuga ku mubize programming ari cyo bita if statement cyangwa se if else condition. Ubwo ibyo ni ubundi ni irindi somo. Aha hantu nshobora aka kazu ngiye kugashyira mu ibara ritukura. Impamvu ndi gukoresha amabara no kugira ngo reka nkashyire mu ibara ry'umuhondo, nandikemo ijambo FIACRE. Nindangiza mvuge nti tega amatwi murebe, mvuge nti aka kazu nanditse, ndabanza nandika ikimenyetso cyabihwanye if, kireho bracket, igihe aka kazu kano karimo FIACRE nkakiritseho kazaba kangana. Ubwo nimba mvuze ko kagiye kungana ntago nshyiramo umubare, ahubwo ngiye gushyiramo utudomo tubiri igihe kazaba karimo ijambo FIACRE. Turi kugendana, kurikire turebe. Igihe kakazu kazaba karimo ijambo FIACRE, kireho utudomo tubiri, kama, dukurikire turebe. Tubyiteho rwose turebe. Kama ijya imbwira ijambo ngo wabikoze. Nimara gushyiraho utudomo tubiri, ni ukuvuga ngo igihe isanzemo ijambo FIACRE igiye yandika ngo good. Nisanga atari ryo, otherwise cyangwa se iyo condition igihe ibaye true, kireho kama. Muri kubibona neza, kireho kama. Igihe bitari byo, isanze hatarimo ijambo FIACRE, ijye yandikamo ngo fail. Nshyiraho utudomo tubiri, nindangiza mfunge bracket nkande enter. Ubu kubera aka kanya aka kazi iri kubonamo ijambo FIACRE, iri kubona biri byo yanditse good, ariko ahantu nandikamo wenda ngo lolo, nkanda enter, irahita ibona ko biri fail. Muri kubona ko iri gucekinga kuri aka kazu. Ako ningaruramo ijambo FIACRE, irahita ibona ko ari byo rwose, ari good. Count if ni function ikoreshwa igihe muri range cyangwa se mu mibare runaka nshaka gutoranyamo condition imwe. Urugero, reka mbikore mbibasobanurira. Ndakande ikimenyetso cyabihwanye, nkandike ngo count if bracket, noneho nyibwire ngo selectingira aha hantu muri iyi mibare yose. Nindangiza nshyireho kama. Ni ukuyibwira muri make, nyibwiye iyi function igiye kudufasha kuri iki kintu kimeze gutya. Muri iyi mibare yose nselectinze, umubare 4 urimo inshuro zingahe? Mpite mfunga bracket. Igiye kumbarira nimba umubare 4 urimo inshuro urimo, nkande enter. Ibonye ko 4 irimo inshuro imwe. Hano ubu nimpandika 4, irahita ibona ko za 4 muri iyi range, muri aka kana selectinze zibayemo ebyiri, gutyo. Hano nongeramo indi 4, ihita ibona ko zibaye 3, gutyo. Hanyuma tugiye muri current time. Current time ni function igufasha kumenya isaha n'umunota uriho uwo aka kanya. Urandika ikimenyetso cya equal, wandika ijambo now, ngiri muri kuribona. Nindangiza mpite nkanda kuri bracket ifunze, nkande enter. Ni ndambura, murabona ko iyi sinyereka ko, reka nkomeze ndambure, turi ku itariki 21 ukwezi kwa 8 umwaka uyu nguyu, saa 11:21. Murakoze. Reka nzisubiremo nihuta kugira ngo biborohereze.
hanyuma add ni uguteranya imibare yoroheje nk'ibiri, gukuramo, gukuba no kugabanya. Ibyo ni imibare, niho dukoresha ikimenyetso cya bihwanye, ukirika ku mubare wa mbere ushyiramo ikimenyetso cyo guteranya cyangwa gukuramo, ugashyiraho wa kabiri ugakanda kuri enter. Sum twabonye ko ari uguteranya imibare irenze ibiri, myinshi cyane. Hanyuma minimum ni umubare muto, maximum idufasha kureba umubare munini. Count ni ukubara ahantu hose hari umubare ikakubwira utuzu cyangwa se uduseries turimo imibare. Count A yo ifata ahari imibare n'ahari inyuguti byose irabikubarira ikakubwira umubare w'utuzu twanditsemo. Average ni umubare, ni nka moyenne, umubare uteranya imibare runaka warangiza ukagabanya ingano cyangwa se umubare w'iyo mibare. Nimba ari imibare 10 uteranyije, urayiteranya igiteranyo cyayo ubonye ugabanya 10. Hanyuma median ni umubare urimo hagati mu mibare runaka, uhereye ku mubare muto ihita yitondekanya muri logique yayo. If ni nka condition, igihe bitabaye iki, igihe bigenze gutya kora iki, igihe bitagenze gutya kora iki. Count if ni ukukubarira cyangwa se ni ugukorera check cyangwa se verification muri range runaka, ukavuga uti wenda mu mibare 300 selectinze ahantu kane iri, ni nka repetition, ahantu kane iri mu nshuro zingahe, cyangwa se gatatu iri mu nshuro zingahe bitewe na conditions ushaka. Hanyuma current time ni function igufasha kumenya isaha n'itariki ufite ako kanya. Murakoze, nkomeze kubashimira, mbibutsa kujya mukora subscribe, mugakora share, likes na comment, kuko bigufasha kugira ngo ujye ubasha kubona video uko nyishyizemo. Ndabakunda kandi Imana ibahe umugisha. Murakoze.